ndimo ndagaragara neza. Ndakeka ari sawa kabisa. Sinzi mujye munyihanganira wenda ku kibazo cya sound, hari ukuntu biba byumvikana ukuntu nanjye ndabyumva, ariko ntari bitu message iratambuka. So nongeye kubasuhuza rero nk'ibisanzwe mu rukundo n'amahoro. Ni wa muhungu wanyu DJ KGL aka The Hustler. Ndagarutse nanone imbere ya screen yanjye, of course ntago ari iyawe, ariko ntugire ishyari nawe ndi muri screen ya telefone yawe. Okay, abari brage tu ni wa mutima mwiza mba mbabwira, vibe nziza, ntago ari ku munwa gusa tu, nta nubwo ari ibyo nihingamo, abantu banyuzamo bakaganira bagatebya. Ndabizi ko mwese nta n'umwe ushobora kubirakariramo. Okay, buri gihe rero nzana udutopic turi simple ariko tuba dufite akamaro kuri sosiyete byonyine gusa. Ngira utujoki, nkagira izo brage, nkagira n'inama cyangwa nkagira icyo ntekereza twakora kigahindura sosiyete. So niyo mpamvu uyu munsi nabwo ngarutse mvuga ngo ndashaka ko tuganira ku kintu bita service. Wenda n'ururimi rw'amahanga, ariko nko mu Kinyarwanda cyangwa se bya bindi hari mu Rwanda tuvuga ngo ni customer care. Na kwa kundi ujya nko mu kabutike uburyo bagusavinga, kwa kundi ujya mu iduka uburyo bagusavinga, uko nawe witwara nabyo wenda twabivugaho nubwo wenda bitarimo. Ariko nawe nimba bakwakiriye neza, ningira amahirwe ibintu byinshi nzajya mvuga nzajya mbibonera umugani wa Kinyarwanda. Hari iyo nzi ndagerageza, kubera ko nababwiye ko ndimo ndakuze, imigani ndayizi n'utundi tuntu twinshi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu mu Kinyarwanda bavuga ngo akebo kajya iwa mugarura. Yewe nuza nkabona uri umukiriya mubi ungora, nkabona wenda ushaka kunyumvisha ko ufite amafaranga, ugashaka kubinkandamizisha, kandi wenda ntago nyine nanjye nzakwifuza nk'umuntu uzajya uza tugahaha. Njye ntago ndeba ku mafaranga gusa tu, njyewe ahubwo mba numva umuntu umbeshejeho twaba n'inshuti, yagira n'ibirori akantumira, yagira umunsi mukuru akantumira, nanjye byaba uko nguko nkamutumira, twarahujwe na business. Ntagire ubangamira undi, ntagire umuntu uvuga ngo yambuye undi nk'umukiriya, wenda akakubwira ati mfite emergency y'umwenda byadanje, ndashaka kujya mu kirori mbabarira. Kandi wareba imyaka nk'itatu mubaze mushopinga, ari umukiriya wawe w'imena, sometime umuciringa akaguhamagara mugasangira mu kabari. Urumva ko aba ari umuntu ugeze ku rundi rwego, n'ubushuti buba bwarajemo. Ariko se ugize gutya rimwe na rimwe umukubise wenda nk'umwenda nk'agaserivisi gutyo, abaciyeho agiye ejo awugaruye yawuciye, ntatekereze ko wenda wanamugiriye iyo favor. Ugasanga muhise mushwana, ugasanga icyo wari kuzamumarira cyiza wenda igihe cyari kitaragera birangiye mutakimumariye. Ugasanga nawe nuko hari nk'ikintu yari kuzakumarira, hari abakiriya yari buzakuzanire ko kubera mutakivugana Nicyo kimwe rero n'abacuruzi nabo, mbese ni ibintu byose muri rusange. Muri karitsiye aho bakumenyera akantu, utashye wakubiswe, nimba ufite inyota ukakopesha ahantu, wabona amafaranga ntuhite ugaruka. Ibyo ni ku ruhande rw'abakiriya. Nashakaga kubereka ko natwe dufite ukuntu tugomba kwitwara, kugira ngo ya mibanire myiza mpora mbabwira. Ntago mwari muzi topic zanjye, ariko tu muri kugenda muzumva, tugenda tuvibingamo gake gakeya. N'ibindi bizaza tu, n'ibindi bizaza, birahari.
So nimba ucuruza rero cyangwa nimba ukora kwa muganga n'ibiki, tekereza ko ibyo bintu uri gukora bifitiye rubanda akamaro nyamwinshi, kandi tekereza ko ushaka gutera imbere, ntabwo uzahora hahandi uri. Ikintu cyose uri gukora, niba wicaye kuri moto ari wowe wenda umotarisha, tekereza yuko ejo uzaba uri kugenda kuri moto yawe, niba atari yawe, niba ari yawe ejo uzaba utwaye ivatiri. Gutyo gutyo tujye tudiriminga, gutyo nibwo dutera imbere. Nujya gukora ikintu cyangiza amafaranga, utekereze ko hari imipango mfite, ndashaka kuva ku igare aho nanyongaga mva hariya ntuza umanuka ujya hariya kwa Ginesi utambika ujya Kimironko, ariyo sitaraje yonyine nkora, cyangwa rimwe na rimwe nkajya kwa Mushimire nkavayo ngira gutya, vuga tejo nzaba ndi ku cyuma nanjye ngira gutya ngende nzikatamo nongera ngangika, noneho numva n'imiyaga. Ese nawe uzahora usuwetinga kandi ubona uko wasevinga nk'igihumbi cya buri munsi, umwaka ushize urumva amafaranga harimo moto y'umubore ukayigendaho ukavanamo indi nziza, urumva ukashaka za perimi, ntuhore wumva ko uzahora utwara igare, uwo mugongo ibiki. Noneho niwumva n'izuba riryo kuri moto naryo rikwishe, n'imvura ikunyagira, uvuge ati nakora iki nkagura imodoka. Ibyo byose ahantu biva mu kwicara wowe ukiyiga, wamara kwiga ugafata imigambi, wafata imigambi ukavuga ati nakoraga iki kitari cyiza kintwara amafaranga kandi mba nayabonye, nubwo yaba ari make, nta mafaranga atagwira, upfa kuba wayabonye ukamenya buryo uyamanaginga, ndarya aya ndasigaza aya, gutyo gutyo ndaba mu nzu ihwanye n'ubushobozi bwanjye, ndatega akabisi ni tayimu, n'ubundi ayindi duhora tuvuga biransaba kuzinduka, sindi buryamire kugira ngo ya traje yanjye yo kuva kwa Rwahama ngera mu mujyi byibura mpagere hakiri kare saa 12 na traffic jam yose. Ukabibara mu buzima, iyo utagira management uraruzinga buri gihe. Niba ufite akazi ugasanga barakwinuba ngo urakererwa, so reka twe kujya kure gusa, ariko buri gihe ngenda mbakubitamo akantu uko kaje, kuko ngiye nababwiye ko ari ukuganira, ntabwo ari ibintu mba nanditse ngo ndimo ndasoma oya, kandi nkirinda kwizimba mu magambo. Nababwiye ko nta kiganiro cyanjye kizarenza iminota 15, kandi ntabwo ari myinshi, yaba arimo ibitekerezo byinshi, ngerageza kubikombayininga kuko ni ibimva mu mutwe, ni ibintu biba binzamukamo ndabifite. So rero kugira ngo ibyo byose uzabigereho nababwiraga byo kwimprovinga uva hamwe ujya ahandi, bisaba ngo naho uri kano kanya ube uri smart. Nimvuga smart wumve smart, hahandi umukiriya atazaza wenda ngo wumve ko atavuga ikinyarwanda, ngo umubwire wenda ngo nk'izi rinete nimba zigura 5, ngo umubwire ngo ziragura 10,000. Uwo muntu ejo nagenda akamenya yuko wamuhenze bigeze aho ngaho, azababara, natanabikubwira ntazagaruka, uzaba uhombye. Urumva yashoboraga kunza inshuro 1000 akugurira ikintu kimwe, azana n'inshuti ze bose bakugurira, akagukundisha n'abana n'umugore, bose bakakuyoboka. Urumva uri wese akakumereraho amashami akuzanira, ukishimira indonke y'uwo munsi ukica akazi. Urwo ni urugero rumwe. Abantu bafite akabari, nugira akabari ugafata abakiriya bawe nabi, igikoni kiraho ngaho barakireba kirasa nabi n'umwanda, ukongera ugasanga umuntu araje yicaye ku meza amaze iminota 15 ntawamwakiriye, cyangwa yamwakiriye aragenda arahera, akongera yahaguruka yajya kunyara agasanga muri toilette amasazi aratuma, hari abantu bangije toilette ebana, ukumva ntiwamaramo n'isegonda. Ibyo ni ibintu byinshi byenda byica business zacu, izo customer care bavuga, bakumva ko hari wa muntu uba wicaye ku meza ahantu bamunyuraho. Oya, niba hari manager mu kabari ko adaseriva amaziki, tambagira ahantu hose, ngiye umukiriya simpagera utarahagera.
ntihabe hari ameza adahanaguye arimo atumaho urusaza. Umuntu ntahaguruke ngo hasige ibintu yariye amaze kwishyura habura ujya kubideseriva. Ibyo bintu rwose ntabwo biba bisobanutse, ibyo ntabwo biba bisobanutse. So ni ukuvuga ngo rero ingero ni nyinshi, kwa muganga barangarana abantu duhora tubyumva. Urumva ebana ni byinshi. Muri resitora nimba uzi yuko uteka ibiryo, kugira ngo ubone abakiriya biragusaba guteka neza. Wowe manager cyangwa se the owner nyiri resitora, jya ujya mu bikoni, boza ibyombo gute. Ntabwo ari ngombwa ko leta iza ngo uzasange iwawe hasa nabi, ngo mufite amazi mu bidomoro ngo amazemo nk'ibyumweru 2. Ebana ibyo bintu bigasanga abantu babura aho barya. Umuntu yazinutswe resitora kandi ntabasha kugera mu rugo hakiri kare ngo ateke, ugasanga mwaduciye mu maresitora, mwagiye mugira isuku kandi ko ari byo bituma duhora tuza. Ubu se nimba ntaha ntinze mfite ubushobozi, kuki ntajya nci iwawe buri gihe ngo nkore iki? Ngo ndye iwawe. Kandi mwige na bya bintu byo kudahenda abantu cyane. Mujye mumenya yuko ubwinshi bw'amafaranga aza kenshi nibwo butuma utera imbere. Kuyabonera rimwe ntabwo ari uguca menshi. Abantu bagenda, umuntu yatekereza kuza iwawe adafite ubwo bushobozi ako kanya, kandi wenda nawe ugasanga ugurisha ibintu ikirenga. Ebana tugende twiga nyine gukora bizinesi, tubana neza. Nibyo by'imibanire mpora mvuga, tukagaruka kuri ibyo bintu byo kumenya kwakira abantu. Umuntu ntategereze, umuntu ntaze kukureba ngo uri kuri fone, ibintu urimo ni ibiki? Kuri kwica akazi kakugaburira. Ejo nukavaho ukamangamanga nta kindi ushoboye, kandi wari waragize amahirwe. Nubwo waba ugishoboye, ariko time buri gihe mpora mbabwira ko ari amafaranga. Nuramuka ufunzwe ukwezi kumwe, burya uzaba ugize ibyago bikomeye. Nubwo nta muntu bitabaho bitewe n'impamvu runaka, ariko hari nk'ibintu tuba tugomba kwirinda. N'urugero bababwira ikintu kijyanye na management, igihe, uburyo nyine byose tugenda tubibanamo neza. Ugiye kwa muganga akabona umuvura byihuse, ntibahasiga ubuzima bitari ngombwa. Nubwo hari igihe nzabakubita topic nayo y'ikintu bita destiny cyangwa se destin. Kubemera intumwa y'Imana Muhammad barayizi destin icyo ari cyo, barayemera, niko bemera. Nanjye ndi umwe mu bayemera rero gutyo. Nabyo nzabibabwira, ariko tugerageze gutanga serivisi nziza. Umuntu ntakugwe mu maboko umuntu, ntagire gute, ntiyinube kuza iwawe kandi wakabaye igisubizo cye. So peace, ciao, urukundo n'amahoro kuri twese. Imigisha y'Imana ibasesekareho, kandi mujye muhaha muronke, mwige no gukora neza, mugire management y'igihe. Kandi buri gihe mpora mbabwira ko igihe ari iki? Ari pesa, mbongo, kashi, money. Ciao, peace and love. I love you guys. Keep supporting me.